Nongere mbasuhuze inshuti bavandimwe mukunda kandi mukurikira isomo ry'Igiswahili. Nitwa nk'uko bisanzwe Uwiringiyimana Emmanuel, abandi umwarimu wanyu w'Igiswahili. Uyu munsi rero isomo ryacu rishya ni salamu. Iyo tuvuze salamu ni indamutso cyangwa bamwe mu byita indamukanyo. Ubwo uyu munsi tugiye kureba uburyo dushobora gusuhukanya tukaramukanya mu buryo bwacu busanzwe. Iyo tuvuze salamu ni uburyo bwo kubwirana amakuru, kuganira mbere yuko buri kimwe cyose gitangira. Tubanza gusuhukanya. Iyo duhuye aho duhuriye hose turasuhukanya. Mbere yuko dutanga ikiganiro icyo ari cyose turasuhukanya. Uyu munsi rero tugiye kureba amwe mu magambo turi bukoreshe mu gusuhukanya kwacu. Mbere na mbere tugomba kumenya ngo ese aya magambo ayagize izi nsuhukanyo cyangwa indamutso zacu ni ayahe? Iyo tuvuze habari ni amakuru. Tukavuga asubuhi igitondo, jioni umugoroba, leo uyu munsi, leo uyu munsi, amasomo, siku umunsi, umwarimu cyangwa se umwigisha, abanyeshuri, kitu kizuri. Aha turavuga tuti ni nzuri, bivuze ngo kizuri ni cyiza, aha ni nzuri ni byiza. Kibaya ni ikintu kibi. Sana cyane. Pole buhoro. Pole ni buhoro, pole buhoro. Hamjambo muraho, nkuko mu Kinyarwanda dusuhuza umuntu uti uraho cyangwa se muraho. Hujambo uraho. Hejuru kandi nanone tubibone mu isomo ryacu ijambo rivuga ngo shikamo. Iyi ni indamutso dukoresha iyo dusuhuza abantu bakuru cyangwa abanyacyubahiro batandukanye. Ubwo rero nyuma yuko tubona aya magambo turi bukoreshe, tugiye kureba uko dusuhukanya. Iyo umuntu ahura n'undi akamubaza amakuru ya mu gitondo cyangwa se amubaza amakuru y'igitondo, uramubwira uti habari za asubuhi. Habari ni amakuru, asubuhi twabonye ko ari mu gitondo. Muragenda mubibona aha hasi mu nyungura amagambo. Habari za asubuhi cyangwa se habari za leo, nkuko twabonye leo. Baramubajije uti amakuru y'uyu munsi. Habari za asubuhi, amakuru y'igitondo ameze ati. Habari za jioni twabonye ko ari umugoroba. Ubwo ubajije umuntu uti amakuru y'umugoroba. Habari za masomo, umubajije amakuru y'amasomo. Hamjambo wanafunzi, uko ni ugusuhuza abanyeshuri babaza uko bamerewe. Ibi byose ushobora gusubiza aha hejuru aho bakubajije bati habari za, bitewe n'icyo bakubaza ushobora kuvuga uti ni nzuri cyangwa ni nzuri sana. Ni nzuri ni ukuvuga ni meza, amakuru y'igitondo ni meza cyane. Habari za leo, amakuru y'umunsi, ni nzuri ni mbaya. Iyo amakuru ari mabi, mbaya twabonye ko kibaya ari ikintu kibi. Ikindi, habari za jioni ni pole ni mbaya sana. Umuntu ashobora kuvuga ati ni pole igihe atamerewe neza. Uwo mugoroba ntumeze neza, ni buhoro, ni bibi cyane. Mbaya sana, mbaya kibi cyane, sana mbaya sana. Habari za masomo ni nzuri sana. Hamjambo wanafunzi,
uwajijwe cyangwa ababajijwe barasubiza bati hatujambo. Hujambo rafiki yangu, si jambo. Habari za siku nyingi. Siku twabonye ko ari umunsi, nyingi ni byinshi. Habari za siku nyingi tuba tuvuze tuti amakuru y'iminsi myinshi. Urasubiza uti ni nzuri, ni mbaya, bitewe n'uko umerewe nk'uko twagiye tubibona. Nzuri ni cyiza, mbaya ni mabi, ugaragaza yuko wenda bitameze neza. Aha rero buri wese nshobora kumubaza nti habari za asubuhi, habari za masomo, habari za leo, ukansubiza kimwe muri ibi ngibi twagiye tubona. Kandi ndizera yuko uyu munsi mwakurikiye neza isomo ryacu. Ubutaha tuzakomeza twige n'ibindi, kandi mukomeze mwimenyereze, musome cyane. Ubutaha isomo ryacu tuzongera twige irindi somo. Ndabashimiye rero, nabibutsa gukora subscribe, share na like, hanyuma mukanashyira muri comment ibitekerezo byanyu uko isomo twagenda dushyiramo imbaraga, ndetse n'ibyo twakongeramo cyangwa twakosora bitewe n'uko mugenda mubona isomo rigenda ryigishwa. Murakoze. Kwa heri. Mu Giswahili niko dusezera, turaba kwa heri. Ubwo kwa heri nababwiye ko ubushize ari bye bye. Asante sana.